tuvugana mu mijyi myinshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika indabo zisa umutuku n'umukara zazamuye igiciro ndetse zirashaka ku buryo buri hejuru. Uretse n'ibyo, amakompanyi akora amakarita yanditseho To My Valentine ari mu kizeru kibyibushye kizengurutswe n'indabo nyinshi. Uretse n'izi ndabo, iyi karita ibiriho ishusho y'Imana y'Abaromani Cupide, ikaba Imana y'urukundo, ndetse hakaza umutima w'umutuku. Yose arimo arakora ubutaruhuka kugira ngo bakore aya makarita ahagije. Ibi byose bikora ikarita imwe yohererezwa uwo ukunda. Ikindi, iyi karita iherekezwa n'impano. Birumvikana ko na bizinesi zifunga impano cyangwa se kado zifite akazi kenshi. Ibi byose bikorwa kubera ko umunsi ngarukamwaka uba ku itariki ya 14 Gashyantare wageze, atari uko hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye. Izi karita zose n'impano navuze haruguru ntago byahoze bitangwa kuva na kera, nyamara bizwi ko uyu munsi bikorwa mu rwego rwo kwizihiza Mutagatifu Valente cyangwa se Valentinus. Uyu bivuga ko ari we wahinduriye amateka abakundana bose ku buryo bagira umunsi ubateganyirijwe bizihiza bivuye inyuma. Ndetse iyo uwo munsi ugeze udafite uwo muhuje umubano, kuri bamwe wumva ari agahinda. Bivuga ko ari umunsi wihariye umuntu agaragaza amarangamutima ye ku muntu akunda, akamugaragariza urwo amukunda, cyane cyane hakifashishwa amakarita navuze haruguru. Nubwo ibi biba byose, uyu Valente watangije uyu muhango nawe ntago yari afite uwo bashakanye, kuko yari umupadiri muri Roma mu kinyejana cya 3 mu mwaka wa 270. Ese ubundi uyu yari muntu ki? Ni iki yakoze gituma uyu munsi isi yose imwibuka mu buryo bwo kwereka uwo mwashakanye urw'umukunda? Njye nitwa Regis, nguhaye ikaze. Nubwo Mutagatifu Valente uvugwa ari umwe, Kiliziya yo yerekana ko habayeho abapadiri batatu bose mu Buromani bitwaga Valente, ndetse bose babaho mu kinyejana cya 3. Mu biganiro mpaka byagiye bikorwa, bamwe batsimbararaga ku kuvuga ko aba bapadiri batatu bose ari umuntu umwe. Ahubwo uyu mutagatifu yabayeho mu buryo budasanzwe ku buryo inkuru y'ubuzima bwe uyu munsi ari amayobera. Abavugwa cyane ni Mutagatifu Valente wari umupadiri w'i Roma, ndetse na Mutagatifu Valente wari bishop mu gace ka Terni. Ndetse inkuru zivuga ko uyu Valente yabaye muri utu duce twose ziba ari ukuri, cyane ko yakuriye mu gace ka Terni aza kujya Roma nyuma. Nicyo gituma bivugwa ko abaturage bo muri Terni bamukunze cyane bakamwita bishop. Nyamara icyo gihe we yari umupadiri usanzwe wiberaga i Roma. Mbere yuko uyu mupadiri ibye bitangira kuzamuka mu Buromani, hagati aho muri Gashyantare mu matariki yo hagati habaga igitaramo gikomeye cyitwaga Lupercalia. Mbere yuko nkomeza, reka mbanze nkubwire iby'iyi Lupercalia. Iyi Lupercalia yari ishingiye cyane ku mana Lupercus yafatwaga nk'imana y'urubyaro n'intama. Iyi mihango ya Lupercalia yari umunsi mukuru, ndetse yaberaga mu mwobo mugari cyane cyane witwaga Lupercal. Uyu mwobo ngo niwe Romulus na Remus, abavandimwe batangije umujyi wa Roma, batsindiyemo imbwebwe ikaze, bityo ugafatwa nk'umwobo w'umugisha. Uyu muhango wa Lupercalia watangizwaga no gutanga ibitambo by'amahene, hanyuma ibyuma byifashishijwe babaga bakabyuzuza amaraso, ubundi bakayasiga mu gahanga k'abasore bari aho bose. Hanyuma abakobwa bafite udutambaro twiza bakaza bagahanagura ba basore, ubundi bakabasiga amata mu gahanga. Barangiza
bagasekera rimwe cyane, ubundi bikumvikana mu gihugu hose. Ibi byasobanuraga ko aba basore bavutse bundi bushya. Nyuma habaga umukino w'amahirwe wo gutombora abagore. Birumvikana ko abasore bose babaga baje muri uwo muhango batomboraga abakobwa bose babaga baje muri uwo muhango. Mu by'ukuri iyi mihango yabaga igamije kororoka kwa Roma. Nicyo gituma bazanaga abasore n'inkumi ubundi bagatomborana aho, ndetse bakahita bakora imibonano imbere y'imbaga y'abitabiriye n'ishusho y'uko Roma igiye kororoka. Impamvu mbanje iyi nkuru ni uko mu gihe benshi bizihiza umunsi mukuru wa Saint Valentin, abandi bose baba batekereza Lupercalia, umunsi wo gukora urukundo. Ni ukuvuga ko bose bafata uyu munsi nk'umunsi w'urukundo, ariko aho byakomotse atari hamwe. Mu gihe bamwe baba batekereza Saint Valentin, abandi baba batekereza Lupercalia. Iyi niyo mpamvu bamwe badatinya kuvuga ko iyi tariki ya 14 Gashyantare yakomotse kuri Lupercalia. Mu kinyejana cya 5, umwami wa Roma witwaga Gelasius wa mbere yategetse ko Lupercalia ivaho. Iyi niyo mpamvu ituma benshi batekereza ko abantu basimbuje iyi Lupercalia mo umunsi mukuru w'abakundana ari uno munsi twita Saint Valentin. Reka tugaruke ku bavuga ko uyu munsi waturutse kuri mutagatifu Padiri Valentin. Uyu mugabo ngo kigera i Roma yatangiye kujya ahisha abakristu batari mu bihe biboroheye muri iyo minsi. Aha niho abakristu benshi bicwaga ndetse bakicirwa ku karubanda nk'ikimenyetso cyo kuhakana ubukristu. Muri iki gihe umwami Claudius wa kabiri Gothicus, mu mateka y'abategetsi ba Roma, uyu mugabo ngo ntago yari mu bagome babayeho. Niyo mpamvu ku ngoma ye abakristu batishwe cyane ugereranyije n'abandi, ahubwo uyu ngo yashyiragaho inzu z'imbohe zikomeye cyane afungiramo abakristu. Mu gihe uyu Claudius yari ashishikajwe cyane no kurwana intambara zo kwigarurira igice kinini cy'isi, icyo yatagaho umwanya munini kwari ukongerera ubushobozi igisirikare cye. Mu bintu bizwi bitangaje yakoze ngo nuko umunsi umwe yabyutse akavuga ko yungutse ubundi bwenge. Yavuze ko abagabo bafite imiryango irimo abagore n'abana batajya baba intwari ku rugamba ngo barwane inkundura koko nk'uko yabishakaga. Yasobanuye ko aba baba batekereza imiryango yabo basize, nyamara abasore bo bakarwana nk'aho ntawe uzabatekereza igihe baguye ku rugamba. Ibyo bigatuma abasirikare batarashaka bavamo abasirikare b'imitima ikomeye. Kubera iyi mpamvu Claudius we igisirikare cye yahise avuga ko nta mugabo wubatse uzongera kukinjiramo, hazajya hajyamo abasore gusa. Ibi byatumye gushyingira abasore n'inkumi bisa nk'ibitangira gukumirwa ku rwego rwo hejuru. Icyatumye batangira gukumira urushako nuko bitewe n'intambara z'amaraso uyu mwami yakundaga kurwana, abasore bose bahise batangira gushaka abagore byihuse ngo batazajya mu gisirikare cyasaga nk'itegeko. Mu gihe ibi byakorwaga, mu nsengero zabujijwe kutazongera gushyingira hari harimo n'urwa Padiri Valentin. Sinzi niba ubyumvise neza. Ni ukuvuga ngo mu Buromani nta musore wari wemerewe gushaka umugore keretse nk'umusirikare wamugariye ku rugamba utagishoboye kurwana. Naho ubundi gushaka byasabaga uruhushya rw'umwami Claudius. Muri make ibi byasaga nk'ibivuga ko nta muturage usanzwe wapfa gushyingirwa. Mu batarumvaga ibi hari harimo na Padiri Valentin wari usanzwe uzwiho n'ubundi gukunda abakristu ndetse akanabahisha igihe cyose bahigwaga. Uyu mupadiri we yahisemo kudakurikiza itegeko ry'umwami Claudius, atangira kujya atumira abasore n'inkumi bifuza gushyingirwa
akabikora mu ibanga, hanyuma bazaza kureba umusore ngo ajye mu gisirikare bagasanga afite umugore ndetse afite n'ikarita yo gushyingirwa. Ibi nibyo byendaga kuba iherezo ry'uyu mupadiri. Nyuma ibyo byaje kumenyekana, Padiri Valente ahita yoherezwa muri gereza mbi yabagamo abakristu benshi. Reka nkubwire inkuru y'inkomoko y'amakarita ahabwa abakunzi navuze haruguru. Uyu mugabo mu gihe yari ari mu nzu y'imbohe, ngo umwana w'umucungagereza wamurindaga aho afungiye yakundaga kumusura cyane. Nyamara nk'umugabo warangwaga n'urukundo, aka kana k'agakobwa bahise bibera inshuti cyane. Kaza gusura se nk'umucungagereza, kakahita kihutira no kureba Padiri Valente aho yari afungiye bakiganirira. Aka kana gusa kari impumyi. Sinzi niba mwari muzi ko uyu mupadiri yakoze n'ibitangaza we ubwe. Valente yasengeye aka kana birangira kongeye kubona. Ibi byongereye ubushuti bw'aba babiri, hiyongeramo na se wari umaze kubona umwana we w'umukobwa yongeye kubona. Bidatinze umwami yasohoye urwandiko rwo guca umutwe wa mupadiri wacu Padiri Valente. Uru rwandiko rwavugaga ko agomba gucibwa umutwe ku wa 14 Gashyantare umwaka wa 270. Mu bintu bya nyuma Padiri Valente yakoze, yoherereje ibaruwa k'akana k'agakobwa ibanzirizwa n'agace gato kari mu kigero nk'irangamuntu y'Abanyarwanda uyu munsi kanditseho A toi Valentina, amagambo y'ikilatini asobanuye ngo gaturutse kuri Valente wawe. Nyuma bamuca umutwe ku itariki navuze haruguru. Ibi nibyo byatumye iyi baruwa itibagirana, ndetse mu kinyejana cya 14 igihe izi nkuru zazurwaga, abantu batangiye kujya bandikirana utwandiko kuri iyi tariki tubanzirizwa n'amagambo From your Valentine, A toi Valentina. Bwa mbere mu kinyejana cya 15 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho hatangiye kujya hacuruzwa amakarita kuri uno munsi yanditseho ngo From your Valentine, ndetse afite ibirango navuze nyitangira. Saha gusa, kuko ubu muri Philippine abantu hafi ya bose bashakanye uyu munsi bawufata nka anniversaire y'ubukwe bwabo cyangwa se isabukuru y'ubukwe bwabo. Uyu munsi bisa nkaho wizihizwa ku migabane yose y'isi. Nawe uyu munsi wawishimira uko ubishaka mu buryo bwawe bwite. Njye nitwa Regis, ndabashimiye cyane.